Mwaramutse neza, mwiriwe, tumaze kumenyerana, impamvu mba mbasuhuje utyo, aho uri, ushobora kuba aribwo ukibyuka cyangwa se nabwo ukiryama, ariko aho uri hose tuguhaye ikaze kuri Vizere TV, tugushimira wakoze subscribe, asangiza n'inshuti, nawe ukora like, ukaduha na comment, ni imbaraga ikomeye cyane, ubu twereka ko turi kumwe. Uyu munsi rero nk'uko twabivuze, tugiye gukomeza icyumweru cya kabiri cy'umubyeyi utwite, ariko twishimanye n'abishimye, nawe ubabaye utameze neza, turakwihanganishije mu bihe bitakoroheye waba urimo, Imana y'amahoro igusange. Nawe uri kugerageza bikanga, ushakisha ubuzima bikanga, Imana y'amahoro ibane nawe. Bishobora kwanga uyu munsi, ariko ejo bikwemera, komeza wizere, ukomeze ukore. Tuguhaye ikaze rero uje bwa mbere kuri Vizere TV, ni umuryango mwiza, tuganiriraho byinshi, tukungurana ibitekerezo, kugira ngo tube turi abantu basirimutse, bashyitse, bashobora kwiyadabuta ku buzima bwose, nta kintu na kimwe bababwira kugira ngo usange nta kintu babiziho. Nicyo twifuza, hari abantu bajya bambaza ngo Vizere TV ni iki? Vizere bisobanura inzozi, dreams. Rero ni inzozi mu kirimi cy'ikiromani. Tubane ku muryango uzi icyo bisobanuye, ndizera babimbajije baguwe neza. Munyemerere dukomeze ku cyumweru cya kabiri cyo gutwita. Ese wowe mukobwa witegura kurujyamo, uzabyara, wowe mubyeyi ushobora kuba utwite, kino cyumweru cya kabiri utaranikigeramo, uri kwibaza ni ibiki noneho bigiye kuzambaho. Wowe mugabo, umubyeyi wawe, umudamu wawe aratwite, ariko ntabwo uzi neza ni ibiki koko bigiye kuzamubaho muri kino cyumweru. Ni byiza ko tuhaba, twungurana ibitekerezo, ubumenyi ubugire, kugira ngo uzabyinjire uvuga ati wawu, barabimbwiye, izi mpinduka zishobora kumbaho, kuko iyo winjiye mu kintu hari amakuru ugifiteho, ntabwo kigutungura nk'umuntu mushyashya. Munyemerere tuganire ku mpinduka z'icyumweru cya kabiri cy'umubyeyi utwite. Ese biba byagenze ute? Ni iki gihindagurika muri we? Ni ibiki biba bijya mbere? Biba byagenze ute? Impinduka z'umwana utwite zigenda zigaragara zigendanye n'ibyumweru. Niyo mpamvu natwe tuba tubivuga ku cyumweru, iminsi 7 ni igihe kirekire umwana agenda ahindagurika muri ibyo byumweru. Tuzavuga ibyumweru 40, bigaragaza ko buri cyumweru kiba gifite impinduka zacyo. Rero niyo mpamvu tubibara mu byumweru, ntitubibare mu mezi 9, oya, ni kuri buri cyumweru. Uzanyemerere tugendane kuri buri cyumweru. Ushobora kuba utanatwita ariko uzatwita, cyangwa se ufite n'inshuti yawe itwite, ni byiza kuyisangiza mu gihe wenda we nta mbaraga afite zo gukurikirana ibi bintu, ariko wamuganiriza ati uba uri tayari ko kino kintu kizakubaho, bizamufasha, bimurinde kuba yagwa mu bintu atazi. Ku cyumweru cya kabiri utwite, nyuma yo gusama, rwa rusoro ruba ruri muri muvoma, ruba ruri mu rugendo ruva mu miyoborantanga rujya muri nyababyeyi, rukora urugendo rw'iminsi 7. Tuba rugenda, rumva nyababyeyi iba yiteguye kwakira. Turi ku cyumweru cya kabiri, cya mbere twarakiganiriye. Icyumweru cya kabiri, urusoro noneho rufata urugendo rw'iminsi 7. Rumva ni cya cyumweru ruva mu miyoborantanga ruri kwerekeza muri nyababyeyi. Nyababyeyi rero iba yariteguye kwakira umwana, noneho ari byo twita gutwita bya nyabyo. Umuntu akaba atwite, bati noneho umwana ageze muri nyababyeyi neza. Iyo mpinduka iba ku cyumweru cya kabiri. Aho ngaho rero niho urusoro rukurira,
ukaba ukigenda ubona impinduka uko bukeye n'uko bwije, umwana nyine agenda akurira muri nyababyeyi. Gusa impinduka z'inyuma ku mubiri, inyuma ku mubiri ntago zipfa kugaragara, ngo inda ngo ibyimbe cyane, oya, ahubwo nyine impinduka ugenda uzumviramo imbere. Ku cyumweru cya kabiri rero, nyuma yo usamye, umwana aba akiri muto cyane pe, aba akiri muto, nta nubwo ekogarafi yamukwereka. Gusa hari umusemburo witwa HCG, uyu nguyu uvuka uturutse mu ngobyi y'umwana, uba uhari pe, wo uba uhari mwinshi, kuko ni nawo kwa muganga bapima mu nkari cyangwa se no mu maraso bitewe n'uko ushaka. Rero kubera ko ekogarafi iba itabona umwana, kwa muganga nibyo bifashisha bagapima mu maraso cyangwa se mu nkari. Uyu musemburo iyo ugaragaye rero, kuko uvuka n'ubundi ni wo ufasha umwana muri ya muvoma, kuba yava hamwe ajya ahandi, muri rwa rugendo umwana aba akora ava mu muyoborantanga ajya muri nyababyeyi, gutyo gutyo, uwo musemburo uba waravutse kugira ngo ube wayobora uwo mwana. Rero iyo kwa muganga bawupimye bakawubona, bivuze ko habayeho gusama uko biri kose, nubwo umwana atagaragara muri ekogarafi, ariko uwo musemburo uhari nta kindi waba ukora kameme, bigaragaza ko wasamye. Rero wajyayo kwisuzumisha, nubwo umwana atagaragara muri ekogarafi, ariko abaganga uwo musemburo HCG nibawubona bazamenya ko wakiriye igitangaza. Ku cyumweru cya kabiri rwose wagerayo bakakurebera ukamenya uko uhagaze. Ikindi ushobora gukoresha nyine kagatesite twavuze ku cyumweru cya mbere, iyo kabaye positive ubu harabonye umwana, aba yaragezemo, ahubwo hasigaye kuvuga ati ndamukurikirana gute mu byumweru bindi bisigaye, kugira ngo ubuzima bwanjye nk'umubyeyi n'ubuzima bw'umwana bikomeze bigende neza. Nta mpinduka pe uba ubona inyuma ku nda, ntazo, ntuzagire ngo urikandakanda ku nda, ntazo, inyuma ntago twanamenya, ariko wowe uba uzi impinduka. Urumva urwo rugendo umwana arimo arakora, na ya mihindagurikire twabonye ku cyumweru cya mbere iba ikomeje kubaho, rero uba ubyumva. Ni byiza ko wikurikirana ntubyirengagize. Ubwa mbere twe twavuze ko nyine amabere aba atonekara yoroshye, ku buryo bigusaba no kwambara amasutiya nyine y'amapamba ku buryo utababara cyane. Noneho ahangaha amabere arakura bya nyabyo arakura agatangira kwiyomora nko ku gituza, aba arimo kwiremamo uburyo azasekurita amashereka umwana azonka, n'imitsi ubwayo iba igenda yaguka kugira ngo amashereka azacemo mu buryo bitagoye. Niyo mpamvu pe ku cyumweru cya kabiri amabere azakura ku buryo hari nk'imyenda, kandi abanatonekara koko, atonekara ku buryo hari imyenda bizagusaba kureka. Ubona ko ababyeyi benshi biyambara ibintu bibarekuye hejuru nyine kugira ngo adatonekara, bizagusaba ko iyo hagira imyenda nyine tukwegereye, nubwo mu nda bitagaragara, ariko mo imbere harimo gukoreka ibindi bidasanzwe. Hari imyenda uzagenda ureka kugira ngo utagenda utonekara. Icyo gihe umubiri uba uri kugenda wiyongerera nyine imikaya yo kuzagira ngo umuntu uzabone amashereka, ndetse n'imitsi nayo yitegura kuba yanyuzamo amashereka neza. Amabere arakura pe, arakura, bizagusaba nyine kumenya imyenda wambara. No mu nda rero, hano ku cyumweru cya kabiri ushobora kubabara mu nda pe, kubera urumva urwo rugendo rw'umwana ava bamuyoborantanga ajya muri nyababyeyi, urwo rugendo rushobora gutuma ubabara mu nda bidakabije cyane cyane, ariko urumva iyo muvoma ntabwo yagusiga nyine nk'uko wari uri mu nda. Ku cyumweru cya kabiri uzababara, ariko ntuzumve nyine ari ibintu bikaze cyane, uzabifiringe nk'umubyeyi. Wirinde kunywa ibintu by'imiti, wirinde ibintu
bishobora kubangamira umwana, ahubwo nyine wihangane, aba ari igihango mugirana, ubyihanganiye ntabwo bizamara igihe kinini, nyine urwo rugendo rwo rurangize agiye muri nyababyeyi neza, nta kintu bizagutwara. Iyo miti ntuzayinywe rwose, ntuzareke urwo rugendo arimo rurangire. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo niba ufite inshuti yawe ubone zitwite, cyane cyane batwite bwa mbere batazi iby'ibi bintu, gerageza umusangize atazakora amakosa kubera kutamenya. Muri kino cyumweru cya kabiri nyuma y'uko usamye, uzana ururenda rwinshi pe mu gitsina, uzana ururenda rwinshi rwinshi rwinshi. Iki kintu ntuzumve ko ari ikintu kidasanzwe, ntuzumve ko ari ishyano rikugwiriye, niko bigomba kugenda ku cyumweru cya kabiri. Wambaza ngo uru rurenda ruva hehe, kubera iki ruza ku cyumweru cya kabiri? Ururenda ruva mu nkondo y'umura. Inkondo y'umura iyo umaze gusama ku cyumweru cya kabiri, ishaka kurinda uwo mwana uje. Rero mu kumurinda ivubura ururenda rwinshi ruzafata mikorobe zose ziva hanze zishaka kwinjira muri nyababyeyi, kandi ibigira ngo byifunge neza umwana atazasohoka uko yiboneye. Uru rurenda nurubona ntuzumve ko ari ikintu gikankaye cyane, hoya, rugomba kubaho. Inkondo y'umura niyo irusekireta, gusa ruba rusa neza, ntiruryana, ahubwo wumva akamaro karwo ni ukurinda mikorobe zakwinjira muri nyababyeyi, ndetse no kugira ngo yifunge neza umwana atazasohoka. Rero nubona uru rurenda rwinshi mu gitsina ku cyumweru cya kabiri, ntuzumve ko ari ishyano ryaguye, bigomba kubaho. Turi kuvuga impinduka, nyine imihindagurikire yo mu cyumweru cya kabiri. Muri iki cyumweru cya kabiri rero uza kubona ururenda rwinshi pe, icyo tucyumve, ntuzikange nurubona, nta kibazo gihari rwose, ntacyo. Ikindi hano muri kino cyumweru cya kabiri niho watangira kuza twa tuntu twa sensitive, kumva nyine uri guhumurirwa cyangwa se uri kunukirwa, ntibigutangaze akantu wakundaga kakunukiye, ukumva parufe wakundaga itangiye kuba umwanzi wawe, ukumva amavuta wisiga ukumva ni meza atangiye kukunukira. Muri kino cyumweru cya kabiri izi mpinduka zizabaho, ukumva icyuya ni ibintu bidasanzwe, ukumva umwenda ntiwawambara umunsi wose. Mbega izi sensitive ziza ku cyumweru cya kabiri, ukwiye kubyitaho kandi ntuhatirize. Hari abantu bahatiriza, ubu se ibi biryo ko biri kunukira ngo kandi ngo ari byo dufite gusa, ngo ndabigenza ute? Ushobora guhatiriza ukabangamira rwa rusoro rwinjiye. Icyumweru cya kabiri ni uko cyitondera cyane, ukirinda icyo wumva nyine kitari gukunda, ariko nyine utwiza wumva umutima ukunze, Imana igufasha utubona. Ariko inzoga zo ni icyago, twabivuze ku nshuro ya mbere. Turavuga ngo niba ushaka ngo akayoga, inzoga si nziza ku mubyeyi utwite. Turi kuvuga ku bintu by'imirire cyangwa se ibyo byo kwisiga, ugasanga ibirungo wari usanzwe uteka ukunda ibirungo, ariko wakumva tungurusumu ukumva ni ikibazo gikomeye. Kigendere kure. Niba wumva igitunguru nabi, kigendere kure. Niba wumva pavuro nabi, yigendere kure. Ahubwo ibyo wumva wakunda, inda yishimiye, Imana igushoboze mu izina rya Yesu rwose ubibone, kugira ngo ubone amahoro n'uwo mwana utwite abone amahoro. Aha hantu tubyumve, wihatiriza. Icyumweru cya kabiri ni icyumweru cyo kwitondera cyane, kuko urumva harimo urugendo, harimo rwa rugendo rw'uwo mwana. Gerageza urwo rugendo ruba amahoro, ashyika ahagera amahoro, nawe uba amahoro, bizakuryohera rwose. Ntuhatirize, kandi rwose nawe mugabo uri kubyumva, ntuzumve ko ari imyiryo y'umugore, ntuzumve ko ari ukwirata, oya, ni ibintu bibaho, biri normal, ni ubuzima bubaho, ugerageze ubyumve.
muri kino cyumweru cya kabiri nyuma yo gusama habaho ubukonje bwinshi, ukaryama waniyoroshe gusa ukumva urakonje, ukumva wowe uri no gutitira, ibi rero ntabwo ari malariya, nta kindi kibitera, umubiri wawe mubyeyi, ubushyuhe bwose uba uri guhatiriza kugira ngo bugere mu gice umwana arimo, rero bikagusaba gukonje. Ntuzumve ko ari malariya, ntuzumve ko ari ikindi kintu kidasanzwe, ahubwo iyakire, ifubike, ugerageze ugere ahantu hashyushye kugira ngo musangire ubwo bushyuhe, kiye kugucura gusa cyangwa se wowe umucuri, ntabwo kidasanzwe. Wishaka kwariteme, wishaka indi miti y'inshinge, wishaka iby'uwo ngo wakonje, ubushyuhe bwawe uri kubwerekeza aho umwana ari kugira ngo agubwe neza. Wowe ubishoboye ifubike, ugere ku kazuba, ugere ahantu hari ubushyuhe bigufashe, ariko n'umwana amererwe neza. Nigize ngo kuri iyi mpinduka y'ubukonje ntizagire umuntu ibangamira, byatuma akora amakosa bitewe no kutabimenya. Iki turacyumvise, kubera ko uba ugiye gutangira gusangira umwana wawe ubuzima bwawe, mugiye kubusangira, mbega uba utangiye kwigomwa kubw'umwana wawe. Imihindagurikire iba ari myinshi rero, iba ari myinshi muri kino cyumweru cya kabiri. Ibyo ngibyo ni ibyo navuga, wowe ushobora kudusangiza n'ibindi muri komenti kugira ngo ufashe mugenzi wacu wazabibona ntiyikange. Wowe mubyeyi wabyaye ku cyumweru cya kabiri, nta kintu cyakubayeho wumva ntavuze hano, ngo twandikire muri komenti, dufashe wenda ukiri mu cyumweru cya mbere yitegure atazahura nacyo, akirukankira mu bidafite umumaro, kandi wenda bwari uburyo bwiza bwo kukimenya. Nawe mukobwa witegura kurushinga, izi nama uzagenda uzizi nawe mugabo udukurikiye, menya ibingibi ku mugore wawe, niba atwite menya ko izi mpinduka zibaho ziri normal kandi zikubahwa rwose. Reka nsoze mbasabira umugisha, ariko nkwinginga mubyeyi, ntibiri mu cyumweru cya kabiri, itwararike kuri ibi bintu. Buri mpinduka yose ibayeho wumve ko ari sacrifice ugiriye umwana wawe, kandi ari imibanire myiza mufitanye. Ntabwo iki gihe kizagaruka, ntabwo bizongera kubaho, kuri ubu ngubu ntibizakunda, ubwo buri kantu kose kakubayeho kitwareho neza, kakubere nk'urwibutso kuri uwo mwana, uvuga ati sha wowe nk'utwite sinaryaga inyama, ati wambujije n'amata koko, nibirangira uzayanywa, wikwinuba, uhatirize icyo wumva inda idashaka, wikirya, kuko nahereye kare mbivuga, ariko icyo wumva ukeneye Imana igushoboza ukibone. Good luck, courage ku babyeyi mutwite, ariko kandi namwe mutaragerayo mubyitegure, usangize n'abagenzi bawe baba batwite, ubona ubumenyi bwareba, umuhe nawe agubwe neza. Imana ibahe umugisha rero, naho ubutaha, Imana ibagirire neza.